is my channels or best friend. Nje kubereka uburyo noneho muri iyi video ushobora kureba amafaranga ari kuri TikTok. Nje kubereka uburyo ushobora kureba amafaranga ari kuri balance kuri TikTok. Ari umukunzi wacu wabimbajije nje kumusubiza kugira ngo n'abandi babonere. Harega bro, ntabigoye. So rero ntabatindiye uburyo ushobora kubona amafaranga ari kuri TikTok. Uraza ujye kuri TikTok yawe ukoresha. Aha urayibona iyi TikTok ukoresha, iyi nizere ko mwese muri kuyibona. Hanyuma uyinjiremo uyikirikeho utegereza akanya gato. So guys, niba utarakora subscribe kuri iyi channel ndagusabye ngukore subscribe kugira ngo n'iyindi video ndibuze gukora ijyanye n'ibi bice bya TikTok uzabashe kubibona mu buryo bworoshye kandi bukunogeye. Hanyuma uza hano handitse profile guys. Niba utarakora subscribe kuri channel guys, ndagusabye ngukore subscribe kugira ngo n'indi video ndibuze gukora uze kuyibona ku buryo bworoshye. Nta kigoye kora subscribe bro. Nurangiza ujye hano handitse profile, urahabona ahanditse profile, uze ku dukoni dutatu utu guys, utu watubonye, uhemeze wakirike utegerezeho gato. Uje hano handitse setting and privacy. Setting and privacy. Niba utarakora subscribe kuri channel kora subscribe. Wigenda udakoze subscribe bro, wigenda utakoze subscribe ngo balance agucitse ku buryo nawe anytime ushobora kuba wakwirebera amafaranga ari kuri balance. Twagiye uraza hano nizere ko mwahabonye ahanditse balance hano. Uhakiriki kandi utegerezeho gatoya ibanze loading. Guys, kandi subscribe kugira dukomezanye n'ibindi bice biri imbere ubashe kubibona. Utegerezeho gato. Amagift, murabona amafaranga nsigaranye n'aya ngaya. Aya nizere ko mwayabonye. Guys, kora subscribe kugira ngo tubashe kujyana n'andi ma video ngiye kujya ndakora uje babasha kuyabona ku gihe. Dore ngaya bro, ngaya. Aya niyo mafaranga rero mfite kuri TikTok. Niba wakunze iyi video kora ntugende udakora subscribe. Ni byinshi ngufitiye kuri TikTok ngiye kujya ndakwereka ku bijyanye na TikTok. Ubwo rero twari turi kureba uburyo wareba amafaranga ari kuri balance. Ubwo rero niba hari ibindi bice mwakwifuza ko nabakoreraho nabyo mubishyire muri comment kugira ngo mbashe
kubibashikiriza ku buryo bworoshye, uburyo bubanogeye. Bifurije amahoro n'imigisha, ntugende udakoze icyo gice. Tujyanirana akantu ku kandi, buri cyo nza nda updatinga kugira ngo uje ukibona.